benshi muramuzi ariko abandi ntabwo bamuzi. Uwo ni umuntu usize yanditse izina kuri iyi si. Icyo usabwa nta kindi ni ugukurikira ikiganiro Legend and Legacies cya Media Club. Ho now ni Xxxtentacion. Abana bamuzi ku izina rya Xxxtentacion ariko amazina ya nyayo ni Jean-Cede Wine Ricardo. Yari umuhanzi w'umunyamerika yamenyekanye cyane kubera umuziki we ugaragaza amarangamutima menshi, inkuru z'ubuzima bwe ndetse n'ibibazo byinshi yagize mu buzima bwe. Dore amateka mu ncamake. Uyu muhanzi kandi yatangiye kumenyekana binyuze mu kumbuga nka SoundCloud muri 2013 kugeza 2014. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Sad. Kandi yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Look at Me yakoze 2017 gatumye amenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga. Yongera kubita iyindi ngoma yitwa Sad, Moonlight n'izindi zatumye amenyekana cyane. Album ye ya mbere yayimuritse 2017 yakunzwe cyane, ikurikirwa n'iya 2018 harimo indirimbo nka Sad yaje kuba iya mbere ku rutonde rwa Billboard Hot 100 nyuma y'urupfu rwe. Uyu muhanzi kandi Xxxtentacion umuziki wakoraga ku mitima y'abantu benshi kuko yavugaga ku gahinda, ihungabana, kubura abakunzi, kwiyahura n'ibindi bibazo by'imitekerereze. Tuze kandi kubazo yagiye ahura nabyo akugungana n'amategeko. Xxxtentacion yarazweho no kuba yarigeze guhura n'ibibazo byinshi by'amategeko harimo gukubitira inshuti ye y'igitsina, ibibazo byo kugungana n'abandi bantu n'ibindi byaha bitandukanye. Ibyo bibazo kandi byatumaga abantu bamwe munenga ariko abandi kandi bakamufata nk'abo ari umuntu uri mu nzira yo guhinduka cyase mu rugendo kwikosora. Tuze kandi kubindi yakoze bidasanzwe. Ese umuhanzi abantu benshi bamuzi nkaho yari umuhanzi wisanze muri life yiwe. Ese umuhanzi iki yasanzwe yakoze? Si umuhanzi yari umuntu kimbega muri make nibe bibazo yari afite mu buzima bwe. Uyu muhanzi Xxxtentacion yigeze gushaka kwiyahura bitewe n'agahinda gakabije. Yararwaye agahinda gakomeye kuva akiri muto. Yavuze ko yumvaga nta gaciro afite mu buzima bwe, nta n'umuntu umwitayo. Yakunda kuvuga ati ngo I always alone in my mind. Kandi none yari afite uburwayi bwo mu mutwe, mental illness. Yivugiye ko afite bipolar disorder, indwara ifata amarangamutima. Ibyo ngibyo kandi byamuteraga kurakara cyane cyangwa kwiheba muri make. Uyu muhanzi kandi Xxxtentacion yagiye afungwa inshuro zitandukanye azibikorwa byo gukubita cyangwa gutuka abandi. Nyuma yo gusohoka muri gereza yatangiye kwisuzuma no kwicuza byinshi, ayibona nk'ibyo byamuteraga kwiheba bikomeye cyane. Uyu muhanzi Xxxtentacion kandi mucyo mutari muzi mu gihe afite imyaka mike cyane yatangije umushinga yise Helping Hand Foundation wari ugamije gufasha abatishoboye cyane cyane abana. Yatangiye gukora ibikorwa by'urukundo nko gutanga ibiribwa, imyambaro no gushyigikira abantu bafite ibibazo byihariye, harimo n'abandi arimo bafite ibibazo by'ubumuga cyangwa abarwaye. Ni ibintu bidasanzwe cyane kuko yakoze byose mu gihe akiri muto cyane kandi afite amateka y'ubuzima bwuzuyemo amakimbirane cyane, uburakari n'agahinda ndetse n'ibindi. Ibi byagaragaza kandi impinduka mu myumvire ye n'umuhate ukikosora ibyo yakoze nabi. Uyu muhanzi kandi abenshi bibaza igihe yapfiriye, benshi bibaza urupfu rwe rwagenze gute kuko benshi baramufanaga cyane. Uyu muhanzi mu byo twabashije kumenya yice mu gihe yaragiye kugura moto muri Florida. Abagizi ba nabi baramurashe, abagizi ba nabi bamurashe mu modoka ye, barangije bamwambura amafaranga yari afite. Urupfu rwe rwababaje benshi, by'umwihariko abakunzi be bari barimo kumubona nk'umuntu urimo guhinduka. Uyu muhanzi Xxxtentacion yagiye akora amakosa menshi mu buzima bwe, yagiye akora byinshi bibi bagiye banga, ariko uyu muhanzi yaratangiye guhinduka, yaratangiye kuba umuntu wa nyawe, yaratangiye guhinduka umuntu abandi bafatira icyerekezo. Kandi umuhanzi benshi bamubonaga nk'umuntu ufite impano ye yihariye. Tugiye kureba kandi ibisigaye nk'umurage we. Nubwo uyu muhanzi yapfuye akiri muto, yasize umurage ukomeye mu muziki cyane cyane mu njyana za rap n'izindi alternative hip hop n'izindi benshi barazikunda. Byo mu mvuga yari God's favor. Murakoze mukomeze kuryoherwa na gahunda Media Club yabateguriye. Cyari ikiganiro Legend and Legacies mutegurirwa na Media Club.